Shalom shalom. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 10 y'ukwezi kwa munani 2026. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Abaroma 8:37. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Imana igiye kuguhesha kunesha kuko yatangiye gukunda, kandi kugukunda bwayo bigiye kukuzana ku murongo mwiza wo kunesha. Uze kubara ibintu byose wumvaga byakubuza kunesha, ubibone nk'ibitariho. Umuntu unesheje ahabwa kuzamurwa. Icya kabiri, umuntu unesheje agirirwa icyizere. Burya kugira ngo umuntu bamwemere hari intambara bararwanya. Dawidi kugira ngo yemerwe nuko hari dubu yari yararwanye nazo. Hari ubuhamya bwari buri kuri we bwagaragazaga ko yanesheje. Icya gatatu, umuntu wanesheje yegurirwa byose. Niba umwami yemeye kuguhesha kunesha kandi ukanesha muri byose, Bibiliya y'Icyongereza ivuga ngo but in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Muri we n'ubuntu, biciye muri we wadukunze, tubasha kunesha muri byose. Ntabwo nzi niba ubuzima bwawe bwaragiye bugira ibihe bitandukanye n'ikijambo ry'Imana rivuga, cyangwa se tukaba twakurebera mu bihe ucishijwe bugufiya kandi ari we munyembaraga isi ifite. Isi rero nkunda ukuntu ikunda gukina mu minota ya mbere, igatsinda umuntu ibitego byinshi ku buryo umuntu asigara yumva nta byiringiro, nta bizaca gutabarwa kwe ngo kuze, nta nkora afite yabarira abandi, ndetse ntacyo afite yasangiza abandi. Nyamara isi birangira itsinzwe kuko finale yose ikinwa n'Imana. Ku bantu bizeye Imana, finale ikinwa n'Imana. Hari ijambo riri mu Byahishuwe, munyemerere turisome. Byahishuwe ibice 3, 21 haravuga ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami. Mwibuke ko birivuga ngo nimusenga mujye muvuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe. Ntabwo intebe y'ubwami Bibiliya ivuga hano gusa ari intebe yo mu ijuru, cyane ko mu ijuru utazaba ugiye gutwara no gutegeka, uzaba ugiye guhimbaza. Guhabwa kwicara ku ntebe y'ubwami ni imbaraga Imana ihereza abizeye izina ryayo muri Kristo Yesu. None izo mbaraga ibahaye zigatuma babasha kumanaginga, kuyobora, gutwara, gutegeka ibyaremwe byose. Imana ihimbazwe cyane. Imana igoye kwicara ku ntebe y'ubwami rero, uba ugiye kuyobora, uba ubaye umurideri, uba ubaye umuyobozi, uba ugiye kwesipeyaringa abandi bantu, uba ugiye kuvuga ngo nanjye igihe kimwe nari ndi umuntu usanzwe, ariko Imana yangiza umuntu udasanzwe kuko yangiza igikoresho icamo ingira igisobanuro cy'umugisha ku bwa benshi. Ndanezerewe rero tuze guhurira mu kanya mu kibuga cyo gusenga saa 10 zuzuye za hano iwacu kuri YouTube live streaming. Turimo gusenga tuvuga ngo aya mavuta, izo mbaraga zo kwicara ku ntebe y'ubwami turazikeneye. Kunesha Imana niyo ibitanga. Kabiri, ntabwo bikomoka aho umuntu yavuye, aho yabaye, aho yize, kwangana, kwareshya cyangwa se abamukose. Bikomoka ku bunini bw'Imana iri mu buzima bwiwe. Uko tugenda twinjira muri Kristo, dutera intambwe ejo dutera intambwe, niko tugenda tugera ahantu duhindurwa bashya, tugasa bitandukanye nuko twavutse dusa, nuko twakuze dusa, ndetse n'ibitekerezo bimwe na bimwe twagiraga tukabitakaza. Uwo muntu wa kera agapfana n'imirimo ya kera, twe tugahinduka ibyaremwe bishya. Niyo mpamvu Petero yavuze ngo niba mwarasogongeye, ko hari igihe umuntu aba yarakijijwe, cyavuga akazi Imana, cyavuga kundi Imana, ariko atarasogongera, ariko yizi nk'umwana w'Imana. Byo ntacyo bitwaye, nta kibihano uretse amadini abikomeza. Ariko Petero yavuze kuri esikariye ya kabiri, niba mwarasogongeye, kabiri mukamenya ko umwamagira neza, gatatu ni mumwegere. Ahita akasobanura, niwe buye rizima ryanzwe natwe twebwe, ariko ku Mana ryatoranyijwe ngo ribe rikomeza imfuruka. Akomeza avuga ngo muri we muhita ko mwubakanwa, mukaba inzu yo guturwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka. Umuntu Imana ituyemo rero
ni gute se ataba umuneshi? Umuntu Imana igenderamo, umuntu Imana yituza ururimi rwayo ikavuga, umuntu Imana yitiza kubaho kwayo aho ageze ibintu bigahinduka, umuntu Imana yitiza izina ryiwe kurivuga bigatera ikibazo, ni gute se uwo muntu atari umuneshi? Uwo muntu wari uzi ko ari wowe, ni wowe. Ni wowe, ibyo ni byo Imana ikubwira. Ufite ibindi si na Satani bavuga, ariko today mu gihe nk'iki turi ku by'Imana itubwira. Kwezi kwa munani hari amakuru Imana yaduhaye, ari muri Yesaya 60 aravuga ngo byuka urabagirane, umucyo ubona uko kumurikira urabagirane. Gatatu bakavuga ngo amahanga azagana umucyo wawe. Muze tubyuke, uri umuneshi ndetse no kurushaho. Igihe kimwe Imana yagiye Gideon na munyembaraga avuga ati aha mbaraga Mana nawe ariko ujye uvuga ibintu bihabanye n'ibyo umuntu abona kweri. Ubuze ntabwo ubona ibintu biri kuba, ubuze nkurushe kureba uri Imana. Ntabwo ubona amakuru, ntabwo ubona ukuntu ibintu situation ntabwo uyireba tu, wowe umeze nk'uhishwe ibihe. Sometimes urarya Imana itubwira ngo uri umunyembaraga, ugahita uvuga ngo umuntu nkanjye kweri. Yego, imbaraga si bigaragara kakanya, imbaraga nibyo wakizera Imana ikakugaragarizamo. Kuko bavuze ngo uko kunesha tuguhererwa muri uwo wadukunze, ntabwo kunesha tuguhabwa n'imirimo yacu, ntabwo ari effort wakoze, ahubwo nuko wizeye wagukunze akakuzamura kuri esikariye yo kwicara ku ntebe y'ubwami. Iyo umuntu yicaye ku ntebe y'ubwami, amasengesho yagira agaciro. Kabiri, ijambo ryose avuze rishobora gutinda kwemerwa ariko rigero rikemerwa kandi bose bakarikurikira. Icya gatatu, iyo umuntu yicaye ku ntebe y'ubwami, ntabwo wamurega ngo bikunde, ntabwo wamuvuma ngo bikunde, ntabwo wamusenya ngo bikunde, ntabwo indwara zamwinjira uko zibonye ngo bikunde, kandi yicaye ku ntebe y'ubwami. Yicaye ku ntebe y'ubwami, yicaye ku ntebe y'ubwami. Ntabwo ndigera mbona umuturage wasinze cyangwa se ngafatwe n'uburwayi bwo mu mutwe ngo yirukanka ajye gutera amabuye kuri perezidansi, cyangwa se ngo agende ajya ahantu hatuye abantu bakomeye ngo ajye gukora ibintu byo gusakuza. Mbona basara bajya mu mihanda za Nyabugogo he na hehe. Umuntu nyine iyo byatombotse no kubabigenza, hari igihe nabo babaziritse n'iki bari kurwana nabo muri karitsiye baturanye, ariko n'umusazi atinya mama wiwe. So rero iyo wamaze kugera ku ntebe y'ubwami, hari ibintu bitangira kugendera kure yawe, atari uko wabivuze, atari uko wabyatuye mu gitondo byutse, atari uko warwanye nabyo, we ntubugishinzwe no kubimenya kwanza. Byahubwo bishinzwe kumenya ngo ni iyihe eri yabamo twirinde kuyigeramo, kuko tuhageza akacu kaba gashobotse. Ibyo ni ubuzima bw'umuntu wanesheje, n'umuntu wemeye kunesherezwa n'imbaraga za Kristo. Ibyo ni Kristo bikora muri twe, kandi Kristo ntabwo akuzwa muri twe n'ubwoko bw'idini umuntu abamo, ntakuzwa muri twe n'ibitabo byinshi umuntu yasomye. Byaguhereza ubumenyi nk'uko umuntu agira ubumenyi akajijuka ku bijyanye n'ibyo yize, ariko ntibyaguhisha ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana bwo bukujyana mu gusobanukirwa uburyo ki wasohoka mu kazi urimo gafunganye ukinjira mu muryango mugari wo kunesha. Mwuka w'ubwami ube ku buzima bwawe, mwuka w'ubwami utware ku mutima wawe, mwuka w'ubwami utegekere mu bawe, mwuka w'ubwami dominating mu buzima bw'ibyo ufite byose. Iyo ubuzima bw'ibyo umuntu Imana amubwiye bitari kugaragara, ikintu cyose gishobora kumanipulating ubuzima bwiwe. Ariko iyo ntebe ni yawe, iyo position y'icyubahiro ni yawe. Iyi ni intebe iri imbere yanjye, bigereranya n'intebe. Umuntu ashaka kugufata akagukura ahantu from nowhere, hadafite ishusho, hadafite izina, akakwicaza ku ntebe. Abantu bakazajya baza bakabona intebe yicaye bakumva niyo wavukiyeho, niyo wakuriyeho, niyo wigiyeho, ururimi rwaho nirwuzi, kandi byose ubyize ejo bundi kubera intebe wicayeho. Iyo rero Uwiteka Imana kwicaje kuri iyo ntebe, hari ibintu byinshi bukuyoboka. Amen. Hari abantu benshi bakuyoboka. Ubu mugisha, kuko Bible n'ubundi tubwira ko turi umucyo. Umucyo se mubona tutawugura? Uzarebe iyo umuriro tugiriye ibyago gashira tutaguze uwundi. Umutekano mu rugo uragenda, ubuzima burahagarara, mpaka umuriro wongeye ukagera gute ukagaruka. Rero uko nguko niko ubuzima bw'abana b'Imana bwateguwe. Ni ubuzima bwifuzwa, umuntu wese aba yifuza kuba yakegera. Kandi ibyo ngibyo muri uku kwezi kwa munani ugomba kubyinjiramo. Ni igihe cyo kubyuka tukarabagirana, kandi umunani bisobanuye itangiriro rishya, tangirana izindi mbaraga. Hari igihe umuntu agera ahantu hagoye cyane, atwaye imodoka,
imodoka ikanga kugenda, bikaba ngombwa ko imodoka uza kuyizimya ukabanza ukaza ukareba aho amapine ahagaze ahantu hameze gute. Ese mpindura umuhanda nce ku ruhande, ese ngire ibiti shyiramo cyangwa se amabuye kugira ngo imodoka ibashe kukaraga itambuke, cyangwa biransaba kuza kumanura nkajya muri vitesi ya mbere ngatangira bundi bishya nkangaja kugira ngo imodoka irenga ahangaha. Benshi mu bantu bakurikiye message y'umunsi, umugambi w'Imana ku buzima bwacu, turi guca mu bintu nk'ibyo ngibyo, ariko kandi Imana itweretse inzira, itweretse uburyo tuza gucaho hantu kugira ngo tugere muri wa muryango mugari wo kugira neza ndetse n'ibitangaza. Nongeye kubatumira mu kanya mu materaniro yacu hano kuri YouTube, hano kuri no YouTube yacu Pastor Eric Nsengumuremyi, tuba turiho live saa 10. Ubwe neza tumira inshuti n'abavandimwe muzi tubane mu byo gusenga, twakira intebe y'ubwami, twakira ubushobozi bw'ubwami, twakire ururimi rw'ubwami, hanyuma dukore nk'abantu b'ubwami. Biri umwana w'ubwami hari ukubaho, hari ukutekereza, hari ibyo uba wemerewe, hari n'ibyo utaba wemerewe. Hari aho uba wemerewe kwisanzura, hari naho utabashaka kwisanzura, kuko nyine ufite ahantu barizwa. Imana ibane namwe muri byose kandi mugubwe neza. Imana ndagushimiye kubw'izina ryawe waduhaye, unaridukirizamo. Uri umwami, uri umutsinzi muri twebwe, kandi natwe wishimiye kutugira abatsinzi ndetse no kurushaho. Natuye intebe y'ubwami kubera bose bateranye bakurikiye message y'umunsi wa none, kandi iki cyumweru cyose kizababera icyumweru cy'ubwiza, icyumweru cy'imbaraga, icyumweru cyo kunesha. Mwamukomeza amaboko ya benshi, uwo mugisha basangiza abandi ubutumwa bwiza kugira ngo benshi bamenye kandi bahaguruke mu mwuka bizere bakora icyo wabahamagariye. Urakoze mwami, isi yose igubwe neza, igihugu cyacu kigubwe neza, amahanga agubwe neza, abadukunda bose ubagirire neza, ubagura imbago bayikurama kandi baramire mu buhamya bw'ibyiza mu izina ryawe rikomeye Kristo. Amen.